And when her husband died, she didn't know how to put power in. Mugabo afuye umuriro urashira ngo umuriro ngo amatara yafuye kandi umuriro washize muri cash power nakwabizi. She never knew how to differentiate if the power is out or in kandi wasanga kuva mu gitondo nako wari wasetse. You find since morning you had not laughed. Maybe since morning nobody told you a good story. Now we came to show you the engineer Esperance. Nakumubona ko arasapye yambaye nakakanzu keza nagushize kusoko ubu nawe twamushize kusoko ku cyumweru kandi dufitanye namwe. Hallelujah, hallelujah. Mureke tuhaguruke twese tupepe tena Bwana. Let's wave to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abantu bicaye inyuma mugerageze mwegera imbere kugira ngo igihe ureba mugenzi wawe kuko nako wareba intebe ngo useke, reba mugenzi wawe hanyuma useke, wisekere gusa umurebe hanyuma wisekere. Look at your neighbor and give them a smile. Hallelujah. Hanyuma sasa tureba bicaye bonyine ukuntu bareba intebe bakisekera. Those who are seated behind, let's see how you're going to give a smile to your neighbor. Please come forward. Let's give a round of applause to our God. Amen. Amen. Let's pray. Mana turakushima kuba uyu mwanya mwiza, turakushima kuko wabaye Imana ya mama SP. Data turakushima kuba abandi bamukama Manuel bose bari hano mwami, turakushima kuba ba mama beza baje hano mwami, turakushima kuko buri munsi uratugwanira intambara. Uri Imana ikomeye, uri Imana isumba byose, uri Imana yo mu ijuru. Turakushima data kuba uyu mwanya mwiza, turakushima mwami kuko twabonye kuboko kwawe watugiriye neza. Turakushima mwami kuko uri Imana ishobora byose, nta kikunanira, nta kikurusha imbaraga, nta kikurusha amaboko. Uri Imana urapanga ibyawe ukabikora uko ushaka mwami, turakushimira. Ndakushima mwami kuba mama wese wakandagiye hano data, musabye umugisha wawe muri umugoroba, umugirire neza, umuha amahoro, umuhe kutuza kuko turi imbere yawe. Waje mwami ahungabanye mwami, reka umuhe kutuza. Waje yibaza uko bimeze mwami, reka umubere igisubizo. Hari bandi bari hano mwami bari kurira, bakarira amarira y'agahinda, bakagendana n'agahinda kakabije. Abo bose mwami ni wowe gisubizo. Bibiliya iravuga ngo waje kukiza abafite imvune mu mitima. Uyu munsi mwami turakwinginga kugira ngo ukize imvune ziri mu mitima y'abantu. Bantu bararira bagendana n'imvune, Mana reka ubakize mwami w'abami, ngo waje kutwambika umwambaro w'ibishimo mu kimbo cy'amarira. Reka muri umugoroba data utwambike umwambaro w'ibishimo data mu kimbo cy'amarira. Mana waje mwami w'abami, uri Imana ikomeye data. Hashobora kuba hagati yacu hari umuntu ufite ideni yibaza uko bizagenda. Reka muri umugoroba mwami umucira inzira kuko ufite inzira nyinshi ucamo kugira ngo abana bawe banezerewe mwami w'abami. Abaje hano barira mwami bafite bibazo bitandukanye, minerval z'abana, ibyo bagaburira abana, abo bose mwami tubazanye mu maboko yawe kuko uri Imana igaburira n'inyoni mu kirere data, naburahinduka data. Uyu mugoroba ni wowe tukeneye, turi imbere yawe data tugenze uko ushaka. Turakushima kuko uri Imana ishobora byose mwami. Reka muri umugoroba data utwambike bwiza bwawe, utwambike cyubahiro cyawe, unezeze imitima yacu mwami, unezeze abana bacu mwami aho bari hose mwami, unezeze abagabo bacu, unezeze abana bawe kuko ni wowe tukeneye. Utunezeze mu itorero, unezeze abashumba bacu mwami, utunezeze mu gihugu cyose mwami, abayobozi bacu mu nzego zose bakubone data kuko uri Imana isumba byose. Urakoze kuba uyu mwanya mwiza, icyubahiro cyose kugarukire mwami w'abami. Ni mu izina rya Yesu tugukomeye amashishimwe. Amen, amen. Amen. Turabakiriye mu nzu y'Imana. We will come you in the house of God. Kandi Imana ibahe umugisha. And may God bless you. Turabakunda cyane. We love you so much. Mwagize neza kugera hano. You did well to be Abakobwa here. bacu Imana ibahe umugisha. Our young ladies, may Abapapa God bari bless hagati you. yacu Imana ibahe umugisha. The fathers who are among us, Abasore God bless beza you. baje hano Imana ibahe umugisha.
a handsome gentleman. God bless turabakunda you. cyane We love you so n'abandi much. bamama bose And all other women. muziko igihe cyo kwigisha abamama hari kuntu bitugora cyane When it comes to time to teach igihe to uvuga ku women, bafakazi abafite abagabo ngo ye baturetse twebwe you nugute know, most of the time ibi when you're ntabwo ari going to ibyacu preach about women, abagore bibana nabo ngo ni twebwe dufite ibibazo bikomeye some will say we are widows, we abakobwa don't babyariye have wabo ngo husbands. ntako muzi stress tugendana And nazo others will be mentioning because we are widows, igihe we have tuvuga ku stress. mugore niyo mpamvu uyu munsi ejo bavuze kwa Abigail bakavuga uriya mupfakazi ariko uyu munsi turavuga ku bandi bagore babiri batafite amazina So now, yesterday they talked about kugira ngo Abigail. wumve ko ni Today wowe we're kuko going to ntabwo talk about bamuvuze izina other two women who Hallelujah. have no name. uko mukunda kubona Abigail You like yari afite to nabali be placed somewhere. nabali yari umugabo mubi hanyuma nawe ukareba umugabo wawe ukavuga ngo wanjye ni mubi kurenze na nabali So uyu ni you will be mubi saying the husband of ngo njyewe Abigail was nashatse bad. shetani murumuna wa shetani niwe tubana mu nzu And the other one will be saying, my husband is wicked more than the undi husband nawe of Abigail. akareba abana ngo ibi nabyo si byaje gukora iki hano Others will byari be no talking kwishyira about their akagenda children. abamukamana kenshi nkunda kubasetsa And the women of bose Emmanuel. nababwiye ngo nabashize ku soko ndabashakira abagabo So recently I told them that I've put them on the market. I'm going to get bose ubu husbands bari for ku soko them. anto uri ku soko surabizi mama So I told Bose, all of bose. them that I'm getting husbands for them. mama Christine kiriya kitesi kiri hariya nawe uri ku soko simara ukuntu usigaye wiyambara ariyambika tukazi nyine agenda yigujugunya mu muhanda namushize ku soko nawe tuzabereka She has placed all of them on the market. Hallelujah. Amen. ndashima Imana kuba uyu mwanya mwiza I thank God for this beautiful moment. kenshi bamukamenoel ni ba engineer bakomeye cyane Most of the time you find the Mama Emmanuel barubaka are bakapanga ibintu engineers. bakapangurura They're good at building things. mama Sifuri hariya we yabaye mu engineer ukomeye Mama Sif is Sifa a yabaye very mu good engineer ukomeye engineer. uriya yubatse arubaka She built and built. kandi umugabo apfuye ntabwo yari azi ko bashyira umuriro muri cash power kuko umugabo And niwe when her wawushyira husband died, she didn't know how umugabo to niwe put wawushyiragamo power. umugabo cash apfuye power. umuriro urashira ngo ngo amatara yapfuye kandi umuriro washize muri cash power ntabwo abizi She never knew how to differentiate Mujye if muva the mu power is butesi. out or. hari undi we icyangombwa cy'inzu umugabo niwe wabikaga ibyangombwa by'inzu umugabo wamaze kufa icyangombwa arakibura ntabwo azi aho bari bagishize Others, they never knew where their husbands used to keep the house papers. ni ukuvuga hari ukuntu twicara gutyo tugaseka tukabwirana Sit down tukuru and twacu tell each other ukumva ni ibintu stories. bikomeye cyane And you find there umuntu terrible agashakisha things. icyangombwa cy'inzu akakibura akabura uko ajya gusora kuko ntako yari abizi ntako azi ko basora ntako azi n'ukuntu bigenza So some will find they have problems of buriya we not knowing about the umuriro urashyira house muri kashipawa documents. umuntu atabizi yesu ashimwe cyane Praise the Lord. turashima Imana kuba uyu mwanya mwiza So I thank God for this beautiful moment. mu nzu y'Imana ndahakunda cyane I love the house of mu nzu God. y'Imana tuhabonera inshuti You find good friends in kandi church. wasanga kuva mu gitondo ntako wari wasetse You find since morning you wirebera had not akagusa laughed. ukanuye wabuze n'ukubira amakuru Maybe since morning nobody told ariko you a twaje good story. kukwereka enjenyezi Now esperance we came to show you the engineer yubatse Esperance. inzu arera abana nakumubona ko arasapye yambaye n'akakanzu she keza looks nagushize very ku nice. soko wowe ubu nawe twamushize ku soko ku cyumweru kandi dufitanye namwe haleluya Hallelujah. turi kuvuga ku mugore mwiza We are talking about a beautiful ni woman. ukuvuga ngo n'abapapa n'abasore bacu bose muri hano ubu mabaye kwanza abakobwa n'abapapa abagore beza bari aho mu byumva uko bimeze So as men and young men who are here, please listen to it as it is. ejo nani Grace yari ari hano atuha buhamya n'umusheri we Yesterday, Grace was here and her husband, and they gave us a testimony. kandi nabonye ikintu Grace umaze hafi icyumweru cyose utaza ku gicaniro hafi ukwezi sinzi aho nakubonye wicaye ahantu nabibonye birakureba wowe hanyuma turashima Imana kuko twabonye na
Nicole nawe yatwigishije neza cyane. Nicole also preached to us so well. Turashima Imana kuko igiterane kirakomeza. We thank God that the conference is Kandi ashimira kuba continuing. umubare w'abantu baje hano. Ngewe nkunda abantu bameze gutyo kuko bari abashiti bo mu bari abakristo babashiti baravuna cyane. Ariko bakristo batafite mushiti nibo beza nibo bumva neza ibi turimo. The members of church who don't feel at home are not good, but I love the Christian who come and stay and feel at home. babashite hano kuko Tomorrow we'll see muzabona the uko tuzaba Christian tumeze hano. who are Ariko twebwe guests. turi hano turashima Imana. But as we're here, we thank Umunsi God. turashaka mureke tusome cyanditse cya mbere want to turashaka read the kuvuga scripture. batushirireho iriya teme niyo turimo kugenderaho ku mugore wishyurwa agomba kukiza abo mu rugo rwe. Umugore ufite ishyura, umugore ufite revelation y'Imana, umugore ufite ubwenge, umugore uzi neza, umugore ureba ibintu biri mu rugo rwe, umugore uzi kupanga tundi n'utundi, umugore utatanga kirda, umugore utafite masani y'abashiti gusa kuko hari amasani y'abashiti. Imana yanjye akaguma mu cyumba n'abashiti bahari bakafata bakamanura mu manuza mu tubati bakashira muri male kuko ni y'abashiti. Igihe mushiti ataze ariko uriya mugore nako tumufite hano kuko tufite amasani yose ni yacu twese. So here we're talking about a woman who has a revelation, the wise one, the one who knows her household and Amen. everything. Ejo twabonye uriya mufakazi ukuntu yagiye aririra mukozi w'Imana kubera abana be. We saw how, yesterday we saw how this widow woman went to cry to the servant of God for her Yarazi icyo afite mu household. rugo akamenya nuko agomba gusobanurira icyo afite kuko Elisha yamubajije ngo ufite iki, ahita avuga icyo afite. She knew what she had in her house because Elisha asked her, what do you have in your house? And she mentioned everything she Abigail we had. yabonye ko uwagombaga kuza kurimbura rugo rowe yari yafite inzara, nawe we afite sasa afata ibyo yari afite ajya kukemura ikibazo cy'inzara kugira ngo bo mu rugo babone ubuzima. As well as Abigail knew that the person who's going to destroy her house was needy, and so she had the things that the needy one needed and exchanged it for their Niyo mpamvu lives to be saved. bamama beza turongera kubakangurira mujye rekura safuriya y'inyama, Learn to rekura. be generous. Hari abantu bakundira safuriya There are y'inyama some people who are nakwiboneka. stingy. You need to be generous. Rekura kikoni. Let go of some things. Mama wacu, mama wumbyara niwe watubiraga buri munsi akatwigisha akavuga ngo niba ushaka kubana neza n'abantu rekure kikoni. If you were, my mother used to teach us that if you want to live with people well, learn to give. Rekura amaboko. Let go of your hands. Hari abantu bafata muceri gucya akawukorera There imibare. are people who hold on to food. Gahunga ye akayikorera They imibare. don't want to give out what they Ikiro have. cy'inyama akakikorera imibare. can't share Na their wundi good muntu ugomba meal. kugikandagiramo. There is no other person who Ariko can eat Abigail it. kugira ngo akize abantu bo mu rugo re hari icyo yatanze. But Abigail, for her to save her household, she Yarekuye had to give igikoni. something. She let go of some Akati of the inyama things. biro ni biro arateka amarobe afata ibiki vino biki byose took meat. arabijyana. She and carried the food to David. Amen. Amen. Tujye turekura We should learn to be generous. Umugore w'umunyabwenge agomba kureba akarekura A rekura pe. woman who's wise learns how to give. Si byose Not so. ni gute se ni gute How? Reka turebe sasa abandi bagore babiri karibu tushirireho ugira ngo turashaka gutufata umwanya wo gusenga. Abantu bo kugicaniro cyo mu gitondo tufata isaha imwe, muri isaha imwe turasenga tukavuga ijambo ry'Imana tukatanga n'ibifuzo tukabisengera. Nukuvuga ngo muri uwo mugoroba twafata miniti 15 tukavuga ku ijambo ry'Imana tukafata yindi miniti 15 tukisengera tukasengera bo mu ngo zacu. Haleluya. Usually in the morning we take enough time to pray, so we can also do it. Hari ibyo natanze ndabona nako babishizeho. Nashaka ko tuturebe muri bami ba Samuel wa kabiri. 2 Samuel. Hari cyandiswe hari uriya nani teme nashizeho kugira bitekerezo bitahungabanye. Having the mindset that is not disturbed.
hari ibitekerezo bihungabane tuhura nabyo mu buzima bikaguhungabanije wenyine ukabura uko ushobora gufata There are icyemezo. some thoughts that can traumatize you and you fail to find the right decision. Igihe wahungabanye mu buzima hari ibintu byinshi cyane utashobora kugeraho. When you are traumatized, there are so many things that you cannot be able to achieve. Igihe wahungabanye mu buzima hari ibyemezo ufite ibyo ufata ibyo utashoboraga gufata. When you are traumatized, there are some decisions you can make which you used not to make before. Uyu mugoroba turashaka ko turebe ku bitekerezo bitahungabanye kuko bitekerezo bitahungabanye ushobora kugera mbere y'ikibazo kucyo kuko utahungabanye ukahagarara neza. So we want to look at the situations which are not traumatized, because you will be able to stand in the circumstances unshakable. Kumenya abantu ufite mu rugo rwawe nukuba ufite bitekerezo bitahungabanye kuko uhungabanye gatoya na kumenya uko rugo rwawe ruhagaze. To know your household, it requires you to have a stable mind, because if you're not stable, you will not know what is going on in uzatanga muri uro rugo. You cannot even give life to the people in your house. Reka turebe yakishize kugira ibitekerezo bitahungabana. Having the stable mind. Ibitekerezo bitahungabana biratufasha cyane. Having the stable mind helps us a lot. Mu gitondo ubyuka ukavuga mana mabitekerezo bizima nako nshaka bintu bihungabanije buzima bwanjye. In the morning, wake up and ask God for a stable mind and ask God not to. Kuko mugore wahungabanye mu rugo no gusenga birakunanira. Because when you have unstable mind, you can even fail to pray. Reka turebe umugore wa mbere muri Samuel wa kabiri 20 tutangire ku murongo wa 6. Barbara arahari turagenda tusoma kuko bandi bantu bafashe gusa igihe wabasomeye neza bakumva neza kuko to read in 2 Samuel chapter 20 verse 6. Hari igihe tubishira hari abantu benshi nako bazi kusoma uko bikwiriye. So we are going to read. Hanyuma urasoma buhoro buhoro kugira ngo bumve basobanukiwe tushaka kuvuga. We are going to read carefully. Karibu. Samuel wa kabiri ibice 20 umurongo wa 6. Dawidi abwira Abishayi ati Ubusheba mwene Bikuri azatugirira nabi kurusha Absalomu. Hoshijyana abagaragu ba sobuja mumukurikire kugira ngo adahindura imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye akaba adukize. Nuko ingabo za Yowabu zirasohoka ziramukurikira hamwe n'abakereti n'abapereti n'abanyamaboko bose bava i Yerusalemu bajya kugenza Sheba mwene Bikuri. Bageze ku ibuye rinini ry'Gibeyoni, Amasa aza kubasanganira, kandi Yowabu yari yambaye imyambaro y'intambara, ayicenyeje umushumi uriho inkota ifashe ku itako mu rwubati rwayo. Yigiye imbere, inkota iva mu rwubati iragwa. Yowabu abwira Amasa ati uri amahoro mwene data? Yowabu afatisha Amasa ukuboko kw'indyo ku kananwa ngo amusome, ariko Amasa ntiyita ku nkota yari ku kuboko kwa Yowabu. Nuko ayimutikura kunda amara adendeza hasi, niyongera kumutikura ubwa kabiri arapfa. Maze Yowabu na Abishayi mwene se bakomeza kugenza Sheba mwene Bikuri. Ariko umuhungu wo mu ba Yowabu amuhagarara hejuru aravuga ati ukunda Yowabu kandi uri mu ruhande rwa Dawidi, nakurikire Yowabu. Kandi Amasa yari agaramye hagati mu nzira yigaragura mu maraso ye. Uwo mugabo abonye ko abantu bose bahagungirira, aterura Amasa amukura mu nzira, amurambika ku gasozi, amworosa umwambaro, kuko yabonye ko uwamugiragaho wese yahagungiriraga.
Okay. Amaze gukurwa mu nzira abantu bose bahomboka kuri Yowabu bageza Sheba mwene Bikuri. Yowabu azerera mu miryango ya Isirayeli yose agera muri Abeli y'Ibetimako no mu Babeli bose nabo baraterana baramukurikira. Nuko baraza bagotera Sheba muri Abeli y'Ibetimaka maze barunda ikirundo ku mudugudu cyegamiye inkike yawo cyo kuririraho. Abantu bose bari kumwe na Yowabu bakubita inkike y'amabuye kugira ngo bayigushe. Maze umugore w'umunyabwenge wo muri uwo mudugudu tusubiremo katoye ngo maze nde umugore w'umunyabwenge ngo maze wa Jose w'umunyabwenge maze Barbara w'umunyabwenge Hallelujah. maze Espe w'umunyabwenge arahaguruka maze wa Wivino w'umunyabwenge ngo aragenda arahagarara hariya hantu. Hallelujah. Amen. Ndakunda cyane kuko hano nako bamuvuze izina bavuze ngo umugore w'umunyabwenge. They said a woman of wisdom. Tumva uko icyo uyu mugore yakoze. Maze umugore w'umunyabwenge wo muri uwo mudugudu ashira hejuru aravuga ati nimwumve ndabinginze mumbwirire Yowabu muti igira hino muvugane. Aramwegera umugore aramubaza ati mbega ni wowe Yowabu? Nawe ati ninjye. Aherako aramubwira ati umva amagambo y'umuja wawe. Nawe ati ndumva. Aravuga ati kera baravugaga ngo ntibazabura kugisha inama muri Abeli. Nuko bamaramarizaho iryo jambo. Ati ati ndumwe mu banyamahoro kandi biringirwa muri Isirayeli. None urashaka kurimburana umudugudu n'umubyeyi wo muri Isirayeli? Urashakira iki kumirana bunguri gakondo y'Uwiteka? Yowabu aramusubiza ati biragatsindwa ko mira bunguri cyangwa ko ndimbura. Siko biri, ahubwo hariho umugabo wo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efraimu witwa Sheba mwene Bikuri yahagurukirije ukuboko kwe ku mwami Dawidi. Mube ariwe mutanga wenyine mbone kubavira ku mudugudu. Uwo mugore abwira Yowabu ati umva igihanga cye turakikurengereza inkike. Nuko uwo mugore ajya mu bantu bose mu nama z'ubwenge bwe. Maze Sheba mwene Bikuri bahera ko bamuca igihanga bakijugunyira Yowabu. Yowabu avuza ikondera, abantu bose barasandara bava ku mudugudu, umuntu wese asubira mu ihema rye. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turashima Imana kubura ijambo ryiza tumaze gusoma. We thank God for this beautiful word we just read. Hano turabona aba bantu bari bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. We see that these people were facing a very terrible Nkunda problem. cyane uyu mugore kuko nako bamuvuga izina. I love this woman because her name is not Nako mentioned. tuzi ni bari muka Manuel, nako tuzi ni bari muka Joseph, nako tuzi ni bari mukande, nako tuzi uko ameze uyu We don't mugore. know her source. Ariko ngo mugore arahaguruka. But the Bible says this woman Bibiliya stood iratubwira up. ngo Sheba ngo musheba mwene Bikuri ngo yaratuse umwami Dawidi. The Bible says that Sheba and Hanyuma mwami agira inama arababwira ngo mwabonye ibyo Sheba yatukoreye, sasa turashaka kutumukurikira naze kutukorera ibyo Absalomu yatukoreye. so that is how David said we should follow Sheba so Murumva? that we will not escape. Usome Bibiliya iravuga ngo abantu bose baramukurikira ngo kerese Bayuda, nukuvuga ngo bose baravuga Abameleki, abande do bafata abantu benshi, kirundo cy'abantu kiragenda bagenda bakurikira muntu umwe gusa kugira ngo barebe uko bamwica. Different tribes followed Sheba so that they can kill him.
Sheba nawe aragenda ngo ajya kwihisha. So he went to hide himself. Amaze kwihisha muri ya mudugudu kuko ngo n'umudugudu wari wubatse. It was a very well built city. Ngo abantu bose baza bakoto uriya mudugudu kwa kundi wawe byose biraho barabikotesha bicaye ku mudugudu sasa barashaka ngo binjire muri ya mudugudu bajya gushaka Musheba. They had gathered around the city and they were looking for Sheba. Byari bikomeye. It wasn't Urumva easy. namwe abantu bo mu mudugudu bari bameze gute? Imagine how these people Umudugudu were uko se n'abantu bameze kuriya. people who Harimo were bami, harimo ba Yowabu yari mugaba w'ingabo, harimo bantu benshi, harimo basirikari bafite inkota. Abandi armies and chief. Biblia iratubwira ngo bagenda sasa ngo barunda sasa ibirundo by'amabuye batangira kukubita kuriya mudugudu batangira kukubita kubibambasi kugira ngo bigwe. So they gathered stones and they started hitting the walls of that city so that it can fall. Yari intambara ikomeye cyane. It was a very Byari bintu bikomeye kuri uwo mudugudu na wundi muntu wari It kubakiza. was a terrible thing that was going Urumva to ko happen to that city. n'abayobozi b'umudugudu bari bicaye babuze icyo bakora. Even the chief of the village had nothing Sheba to do. nawe yari yicariye mu mudugudu yari yishari. As well as Sheba had hidden himself. Hanyuma Biblia in that iratubwira city. ngo haza mugore w'umunyabwenge. But the Bible says there came a Reka nawe wise wifashe woman. uravuga ngo haza mugore w'umunyabwenge njyewe Jose w'umunyabwenge ndaseruka ndahagarara I iwanje. came as a wise woman and I stood up for my family. Hallelujah. Hallelujah. Uwo mugore ndamukunda cyane niho turebera kutagira ibitekerezo bihungabana kenshi bikunda kutwicira gahunda. That is why we need to have a stable mind because they usually ruined our plans. Uwo mugore yashoboraga kuvuga ngo kondi mugore hanyuma mu mudugudu hicayemo bakomeye harimo umuyobozi w'umudugudu wasanga harimo n'abayobozi b'amasibo wasanga harimo n'abayobozi b'imiryango wasanga harimo barimo bicayemo benshi muri uwo mudugudu. Maybe this woman could have said there are so many men seated there, the chief of the village. Ariko uwo mugore arasohoka aravuga ngo reka nanjye mbereke ko mpari. But this woman came out and said Arahagarara. that I'm here. Arabwira ngo munshakire Jowabu. And asked for Joab. Nkunda cyane kuntu yivuze mbere ya Jowabu. I like how she introduced herself before Joab. Kumenya icyo uri cyo byakufasha no kugwana intambara neza. Knowing who you are can even help you Hari to kuntu fight tuhungabana battle cyane well. mu buzima n'utuntu tutoya udushobora kuhagararamo byose bikagwa hasi. Sometimes we can be traumatized to the extent that we cannot even resolve the small issues. N'igihe cyo gusenga ukabura ukusenga. Even when it's time to pray, you fail to pray. Ejo hari umumama w'umuturanye yajya banani umugabo we yajyanye abana ku ishuri. Yesterday I have a neighbor, her Hanyuma husband took kids to basohoramo school. umwana umwe baramusubiza mu rugo. So one of the kids was Ngo bamusanze chased afite away. tuhere tubiri hano kuko kwa kundi abana bege banyoye amata cyane hari biyeri bigenda bibasohoka ku mubiri. So that child had allergies because of how Hanyuma she took milk. basohora mugabo yaje yatitiye cyane baramubira ngo umwana yagwaye nibiki ya ndwara zo muri iminsi niziye. Aha. And Umugore this child was taken out. icyo yankoreye thinking nakana gatoya he had gafite a imyaka mpox. 6. Icyo yankoreye yahise ampamagara mama bishop uri mu rugo bazenye Jonani bazenye Yoshua bavuze ngo yagwaye ndamubira ngo mu izina rya Yesu fata kiganza cyawe rambi ku mwana ubu bucafu busohokane bugende hariya ninde ushobora kwaturira mwana ku bintu bimeze gucyo muri iki gitondo habaye iki. And I told that man, please lay hands on your child. There Yari is no way they yatitiye, can declare this. afashe umwana ari kwiruka ngo agiye kwa muganga. Muzi kuntu Satani akora nabi, muzi kuntu Sheba igiye kwinjiriye mu rugo kuntu abikorera. Do you know Sheba when the ashobora devil kuhurura enters bintu your home, ukabura naho uhagarara. Satan can say some Ndabubira ngo sudden mbere things kujyana umwana upon ku you into bitaro the Friday. rambika umwana biganza. So we laid hands on the Shaha child uriya mwuka mubi uve mu mwana. and we declare Ikigo we rebuke that cyose spirit to umwana get wawe out of. utuheri tubiri twatiye hariya byabaye kibazo sengera umwana. Just 2 pimples appeared on the forehead of the Bahita child. bajyana Now umwana he kwa is muganga. declared to have mpox. Bahageze yavuye kwa muganga ari kuseka uzi ko ari byo ngo muganga yaturebye aravuga ngo nibiki habaye iki ko mbona mwese mwahuriye habaye iki ngo umwana barereba gucyo baravuga ngo iki ni cyo kibazo.
When the doctor texted a child, nta kibazo kiriho Just basanga tested a child n'utu with tuhere basanga nta tuhari sinzi ukuntu hari ukuntu satana ahindura ibintu There gutyo is a way amaso Satan- y'umuntu akareba ikindi kintu. there is a way Satan changes things and you start to see the things which uyu does not munsi mu gitondo exist. yampamagaye kandi ari kuseka ngo mwana yagiye ku ishuri ngo sinzi ibintu byari byatuteye ejo. In the morning we talked, I heard a child was taken to school. And I Sheba don't know what had arahaguruka happened ajya mu yesterday. rugo ajya muri uwo mudugudu aricara And Sheba went to that city and n'ibiriya birundo byose by'amabuye biri aho bari kukubita Sheba we yicaye neza. and these stones that were being hit to the wall so that they can fall into the city. ariko ngo Sheba was hiding himself. harahaguruka umugore w'umunyabwenge mbeka umugore w'umunyabwenge mbeka uriya A muntu ukuntu wise ameze. woman stood up. uyu mugore ndamukunda cyane. I love this woman. ahamagara cyambere Yowabu mugaba w'ingabo aramuhamagara we ngwino She kwanza hano. first called Joab, the chief hanyuma commander of atangira the army. kumubwira ngo Yowabu we urabizi koko uratuzi. You know us so well. Reka tusubire ku murongo wa 17 On verse ukuntu yasubiye 17. yavuze. Murongo wa 17 aramwegera umugore aramubaza ati mbega nawe Yowabu nawe ati ni njye aherako aramubwira ati umva amagambo y'umuja wawe. ngo umva amagambo y'umuja wawe. Mureke sasa tumve aya magambo nawe umve icyo ushobora kuvuga mbere ya Sheba uri wicaye mu rugo rwawe, mbere ya uriya Sheba ushaka kuhungabanija muryango wawe, mbere ya uriya Sheba ukubuza amahoro, kuko urumva mudugudu wose wari wabuza amahoro, abantu bose bari babuza amahoro, kuko umva gusa abantu bari kumwe na Yowabu bari bantu benshi cyane, bari benshi nuko Biblia iravuga bose barahurura baragenda bari mukushakisha uwo mugabo bamusanga muri uwo mudugudu. Hanyuma umve kuntu uriya mugore ari kuvuga, amaze kuvuga ngo ni wowe Yowabu, hanyuma tumve ku murongo wa 18 kuntu ari mu kuvuga. Aravuga ati kera baravugaga ngo ntibazabura kugisha inama muri Abeli. Nuko bamaramarizaho iryo jambo. Yarabizi kuko muri Abeli nta muntu winjirakamo. It means in Abel there were nobody who would mu come. muryango wawe ni biki bihagazemo? Niki uzi mu muryango wawe? What are the things you know in uyu your mugore family? yaravuga ngo muri Abeli nta muntu ndogo niho bajyaga ko yarazi mategeko, yarazi kakondo ye, yarazi kuntu bintu byari bimeze muri uwo mudugudu wabo. She knew her background and the background of their city. Na niyo mpamvu tari ngwabanye mu bitekerezo bye. And that is why her mind was stable. Ibituma tuhungabana nuko tutazi ibyo turibo, nako tutazi iwacu, nuko tutazi kakondo yacu, nuko tutazi amateka yacu. The reason why sometimes our mind are not settled is because we don't hanyuma know wumva our ku murongo wa background and our 19 story. kuntu avuga, murongo wa 19 Verse 19. Ati ndumwe mu banyamahoro kandi biringirwa muri ngo Israeli. ndi umwe mu banyamahoro. Wowe uri umunyamahoro koko uko I tukureba, am among the peaceable uko and tukureba faithful in Israel. entre tusipeke sayi. Among ourselves, uri umunyamahoro iwawe a se? peaceful igihe bakureba person. bazi ko uri umunyamahoro, When they see you, do they see a peaceful person? sibyo? Tusemeshane kwa mfano, Is it ni kwa true? mfano tu. It's just an instant. Reka turebe koko uri Let's look umunyamahoro. at it. Are you really a Nawe peaceful ushobora person? kwivuga ko uri umumama w'umunyamahoro. Would you testify for yourself that you're a peaceful person? Abana bawe bashobora kukuvuga ko mama wacu ni umunyamahoro. Would your kids testify that you're a Mugabo peaceful ashobora person? kuhagarara akavuga ko umugore wanje ni umunyamahoro. Would your husband stand and witness that you are a peaceful person? Twibaze kabazo kamwe gusa Let's ni kamwe ask nabari tubaze. ourselves just one Aravuga ngo question. njyewe I ndi umunyamahoro, barabizi I ko am ndi peaceful. umunyamahoro. I'm peaceable. Ni They ikibazo know. dushaka kwibaza twese muri uyu mugoroba. It's a question we are going to Aho ask dukorera ourselves. bazi ko turi abanyamahoro, Where we work, do people think we are mu peaceable? itorero bazi ko uri umunyamahoro. In church, do they think we are Hari umunsi peaceable? umwe umupasiteri umwe aratelefona arambwira ngo mama Bishop dushime Imana, dushime Imana. One day a pastor called me and said, let's ngo nje thank God, nafashe let's thank. n'amasengesho y'iminsi 2 ndi gushima Imana. I took 2 days thanking God. Ndambwira 2 pasiteri days habaye iki? fasting and praying. ngo kanaka yavuye mu itorero ngo bamuhereje i Kigali muri misi.
And this pastor was thanking God that another pastor was sent to another church in yashima Kigali. imana I thank God, aririza ubusa ashima imana thanking kuva mu God. numwe Just because bamujyanye Kigali one person was yavuye transferred aho to yakoreraga Kigali and replacing umuntu him akiriza from where gusa he was. agashima imana kubera wundi muntu Imagine someone thanking God urumva ko because uriya of you. muntu hari ukuntu nakwakugera hano ariko aba yakugeze hano. This person has gone beyond your hari ukuntu umuntu capacity. akugera hano akasimbuka gusa byo akagenda ukasigara mu mahoro mu muto. Yesu ashimwe Find cyane. this person has gone beyond. Hanyuma umugore aravuga ngo biringira ngo ndi munyamahoro biringira. I am a wowe peaceable barakwiringira. and faithful servant of Israel. Aho ukorera barakwiringira. Where you work today, mu rugo have rwawe faith in you. abana bawe bashobora kugenda baravuga ngo tufite mama w'umunyamahoro. Can your children witness that you are a mu itorero person? ba pastor bashobora kuhagarara bakavuga ngo mama kanaka ni umunyamahoro. Would the church stand and the pastors and aho ucuruza ku witness that you soko are a bashobora peaceable kuvuga ngo person? igihe uko mumubona agenda kuriya na nuko ameze ni umunyamahoro agenda neza. Would people witness and say the way she works, she is a wenyine peaceful uko person? wicara uko utuza ushobora kwivuga ko uri umugore w'umunyamahoro. You alone, the way you sit and stay calm, would you say that you're a peaceful person? kuko mbere ko tutanga akakiza mu ngo zacu tugomba kwimenya tukamenya icyo turi cyo. Because before we give salvation to our people, the people in our household, we should know ourselves. kumenya abantu bo mu rugo rwawe ugomba kwimenya wowe wenyine. Knowing the people in your household, you need to know ugomba kumenya yourself uko first. uteye. You need ugomba to know your kumenya uko character. uhagaze. You need to know how you're standing in the Hallelujah. situation. Yesu ashimwe cyane. Amen. hanyuma turakomeza hanyuma reka tugende vuba barubara turangiza kariya kantu tureba abasheba batuzenguruka mu rugo abasheba tutashobora gusohora abasheba batubuza amahoro mu ngo hanyuma tukabarebera aho kuko twenyine na amahoro tufite nako tushobora no kumenya biri mu ngo zacu. So let's look at the Sheba who comes to make our homes unstable. none urashaka kurimburana umudugudu n'umubyeyi wo muri Isirayeli urashakira iki kumirana bunguri gakondo y'Uwiteka? ngo gakondo y'Uwiteka nkunda hariya cyane ngo kubera gushaka kurimbura gakondo Why y'Uwiteka. would you swallow up the inheritance of the Lord? nako uzi ko imiryango yacu abana bacu abagabo Our bacu families, ni our gakondo husbands and y'Uwiteka. our children are the urugo inheritance rwawe of ni the Lord. gakondo Your y'Uwiteka. home is the ugomba inheritance of the kurucunga Lord. neza. You need to keep ugomba it. gutanga amahoro mu You rugo need to rwawe. give it ugomba peace. kenshi nkunda kubira abo tuterana nabo mu gicaniro mu gitondo ndababwira ngo tugomba kuhaguruka tukahamagara Yesu akicara mu miryango yacu. We usually mention this in the altar prayer of the morning, that we need to call upon Jesus to come and sit in our homes. ngo kubera kushaka kurimbura gakondo y'Uwiteka. Why do you want to swallow the inheritance of the Lord? kubera iki se Sheba yakwinjiriye ashaka kurimbuza donc ashaka ku bantu baza bakarimbura gakondo Why y'Uwiteka. did Sheba come into the city so that the whole city hanyuma can be turebe kuriya murongo destroyed? wundi kuntu uko umugore w'umunyamahoro umugore w'umunyabwenge umugore wari uhagaze batavuga izina uwo mugore ibintu yabakoreye. Now we listen to what this peaceful and faithful person turebe kuntu did. yamubiye cyane. tugende ku murongo wa 21 hariya n'igisubizo cya Jowabu nako turashaka ku mugore w'umunyabwenge. Murongo 20 na rimwe tugende ku 22. suko biri ahubwo hariho umugabo mu gihugu cy'imisozi. mu 22 nuko uwo mugore nuko uwo mugore ajya mu bantu bose mu nama z'ubwenge bwe. mu nama z'ubwenge bwe agenda mu bantu bose mu nama z'ubwenge bwe. And the woman in maze Sheba mwene Bikuri baherako bamuca igihanga bakijugunyira Yowabu. nako Yowabu yakandagiye muri uwo mudugudu. Joab did not step in that city. bavandimwe hari basheba batwinjiriye mu nzu kubera kubura ubwenge bwacu turabafata tubatwikira hariya tubasiga n'amavuta. There are some shepherds who have entered in our homes. We have smeared them and we have kept them in our hanyuma ba homes. Yowabu baza bakatera ibyacu. And the Joab comes and attack our homes. sinzi Sheba wakwinjiriye mu nzu I don't know kwameze which kind of Sheba has attacked your ariko home, hakeneye ubwenge bwawe kugira ngo usohore Sheba. but there is a need of your wisdom to come and throw urebe him neza out. bariya bantu bose nta muntu
n'umwe wakandagiye muri uwo mudugudu. If you see clearly, there is none of these people who Nta came to muntu attack the n'umwe city who wakandagiye entered muri uwo it. mudugudu kuko Sheba uriya mugore arasezera cyane. Mana ndakusiga kubera sinzi okay. Hanyuma sinzi kuntu umugore ngo aragenda bagisha bose inama abira Yowabu ngo nta n'uburenganzira ufite bwo kukandagira muri gakondo y'Uwiteka. It's like she was telling Joab, you don't even have the power to come and enter into our city. Ngo Sheba turamukujugunya hari We will throw yakihanga him, urakitora we will hanze. throw his head out of the gate. You'll Ntabwo find it ushobora the other side. kukandagira hano You iwacu. cannot step in our city. Bavandimwe hari ba Sheba twatunze neza. There are some shepherds we have kept Hari well. ba Sheba tubari aho turabasiga There amavuta. are some shepherds we have smeared Hari ba oil. Sheba bari aho tutashaka kuca There bihanga are byabo some kugira ngo shepherds tubasohorere we don't hariya. want to slow Nako their heads basohokera and no ku leave marembo bagomba gusohokera bakabata hejuru nyuma hariya They ku don't gikuta even bakagenda aho need to bari. go out from the gates. They need to climb out from the gates. Bibiliya iratubwira ngo bamaze kumuta hanze hanyuma abantu bose barahaguruka baragenda nta muntu winjiye muri uwo mudugudu. And the Bible says after they threw his head out of the gates, they all departed from Muri that umugoroba city. ndashaka kukubaza uri munyamahoro Sheba wakwinjiriye mu nzu uramuzi se? Sheba wicaye mu bana bawe uramuzi? Sheba wicaye mu nzu yawe mu byawe uramuzi? Hari ba Sheba bagiye batwinjirira bakinjira natwe tukabaha amahoro tukabasiga amavuta tukabona ko nibisanzwe. Sheba we ngwino wicare twicarane tuganire turye hamwe nta kibazo kandi Sheba azakwicishira byose biri mu rugo rwawe bizatuma iwawe harimbuka bizatuma gakondo y'Uwiteka utayigeze ku mugambi w'Imana. There are some Shebas we have allowed to be in our homes. Some have taken our children, our husbands, and we have smeared them. We have kept them in our house. And this will cause us the inheritance of the Lord not to be reached to him as he has given it to us. Reka muri umugoroba tusenge Imana itufashe kuko niba uzi ko uri mugore w'umunyamahoro uri mugore usenga uri mugore uzi gakondo yawe reka usenge Imana ikwishurire umenye Sheba wakwinjiriye mu rugo umusohokane vuba cyane agende mute hariya nyuma y'igipangu cyawe. Let's pray tonight that God will enable us to know the shepherds who are in our homes so that we can chase them away. Ba Sheba bari mu buryo bwinshi. The shepherds are in different Hari kind ba of Sheba ways. b'amagambo. Those who are of Ejo gossipers. Nicole yatubiye kuntu Imana yabinani Elisha yabiyuriya mugore w'umufakazi aramubwira ngo genda utire ibintu byose hanyuma wifungirane mu nzu kubera iki kuko ukure rusaku rujukunye kure yawe hanyuma ukora akazi nakubiye gukora. Yesterday, preacher Nicole mentioned something about the widow woman. Elisha told her, go and borrow some things from outside, but come inside the house close so that you can be far away from the gossips. Hari kuntu twicaye mu rusaku. There is a way we have seated Uwo in ni the Sheba wundi crowd. uraho. We have Hari seated in kuntu the twicaye crowd. mu burangare. There is a way we have Ni seated Sheba in wundi the uraho. distraction. Hari kuntu twicaye dans la agitation sinzi uko bayivuga mu Kinya ariko la agitation umuntu arasimbagura umuntu nakwazi ibyo arimo umuntu nakwazi icyo aricyo wenyine nakwazi aho akora nakwazi aho asiga araho gusa araho atazi n'ibyo There arimo. are some people who are confused about everything around themselves. Igihe cyo gusenga nako tuboneka In time of praying, we are not ariko igihe there cyo to pray. kujya mu babandi bene wacu batubwira ngo ejo uzajya mu Burayi uzabona visa aho to turaboneka na But kibazo. when they call you to go into those church where they tell you that you're going to get a visa, you're going abroad, you go there. Bavandimwe mureke tukure ba Sheba mu nzu mureke tukure ba Sheba kugira ngo Let's tubone take the amahoro. shepherds out of our homes Kuko so that we can usize have Sheba mu peace. kipangu Jowabu nakwaza kuha amahoro. Because if you leave Sheba in your gate, Reka Joab will usenge not give Imana you peace. ikufungura amaso yo mu mwuka. Pray that the Lord will open your spiritual eyes. Kwa kundi Elisha yasengeye umukozi wa mugaragu we aravuga ngo Mana fungura umugaragu wanje amaso arebe kuntu tugose n'ingabo nyinshi. Just as Elisha prayed to God, asking him to open the eyes of the master so that he can see the armies who are surrounding them. Reka Imana itufashe natwe Imana itufungura amaso turebe ba Sheba batwinjiriye hirya no hino bashaka kutwicishije ibyacu mu miryango
muryango tumenye abari wacu tumenye kakondo yiwacu mugore arabira Yowabu aramubira ngo wowe nakuwuzi kakondo y'Uwiteka ngo niki kitumushaka kurimbura kakondo y'Uwiteka. This woman told Joab, do you know the inheritance of the Lord? Why do you want to swallow it? Yes, ashimwe cyane. Praise the Lord. Mureke bagore mwe tuhaguruke tumenye biwacu. Women stand up and know our tumenye biri background. kuturaza inshinga. Know the things that are causing us not to sleep. The things that are fighting against ibitekerezo bizima. Let's have this stable ibitekerezo bitahungabana. The mindset that is not ibitekerezo troubled. bitahungabana nibyo byatume Rusi afata cyemezo abira Naomi turagenda. That is why Ruth decided to work with Naomi. ibitekerezo bitahungabana nibyo Esther yahagaze mbere y'umwami ari imbere y'itegeko ry'umwami ari ku magambo ya Mordekayo hariya ari mu marira y'abayuda bari kurira Esther yihagaze wenyine ariko kuko yari afite ibitekerezo bitahungabana arababira ngo mugende musenge mufate minsi 3 nanjye ndafata minsi 3 kugira ngo ngende mbere y'umwami ikibazo cy'abayuda kirakemuka kubera kugira ibitekerezo bitahungabana. And the stable mind enabled Esther to stand in front of the king when the Jewish people were crying out and in the ideologies of Naaman. But she stood and told her people, go and take 3 days fasting and we know God will deliver the Jewish people. She was in a very terrible situation. There is no other thing she was supposed to do. But she stood by herself. The Bible does not tell us that she had companies or any support. But she stood, they were all standing in the problem, and she brought the answer in her home. Let us all brethren tonight. Who is the Sheba that you need to chase out of your family? What has troubled your mind? What has troubled you from being a good mother? What has caused you not to be a mighty woman in your family? Why do you usually be troubled? Why are you always wrathful? Get to know yourself as she knew that she was peaceful. Pray that the Lord will bring calmness, and then you will get to know what to do. Let's talk about the second woman, and we'll pray through that and conclude. We'll just read and then pray. First Kings chapter 4. First Kings chapter 4 verse 13. Beni Geberi niwe wakoreshaga iramoti. Bami ba kabiri igice cya 4 murongo wa 13. 2 Kings chapter 4 verse 13. Abwira umugaragu we ati mubwire uti dore ineza watugiriye yose mbese twakwitura iki urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo aramusubiza ati hoya nibereye mu bacu gusa. Yes, praise the Lord. Mbeka mugore mwiza. This is a beautiful woman. Turashaka kumenya bari mu ngo zacu. We just want to know that uyu mugore yararaho afasha Elisha aramukorera neza. She was serving Elisha so well. Hanyuma Elisha arashaka kumwitura ineza, arashaka kumugirira neza. He wanted to reward her. Wa mugore we tukumenyekanishe ku mwami se. Should we let you be known to the king? Cyangwa ku mugaba w'ingabo. Or to the chief commander? Mugore aramusubiza ati. And she replied, mbira kibazo kisubizo cy'umugore. Hoye nibereye mu bacu. Ngo nibereye mu bacu. Nibera mu bacu. I belong in my people. Murumva namwe icyo gisubizo reka nkikurireho na malinete nyashire hano hanyuma tumve igisubizo cy'uwo mugore ngo nibereye mu bacu. She mentioned, I dwell among my own people. Niba ari wowe
If it's you, ni kwa mfano, it's just an example. niba ari wowe If it were you wo muri iki kinyajana in this generation, bakubaze gusa ngo tukumenyekanishe mbere they ya ask handi, you, should we cyangwa ngo let ku you be mugaba known w'ingabo, among we wari kuvuga iki ku mwanya what would w'uriya you mugore? say on the Igisubizo behalf of urakizi? this woman? Sasa nibajije kibazo kenshi ngunda kwibaza kibazo kuri umugore, niba bari kumenyesha ku mugaba w'ingabo yari kuba umusirikari se wapi? She was going to be made known to the chief of Umugaba w'ingabo command. yari kumuzanira umusirikari umurinda hariya se? Would have the Yari chief kujya commander gutura kwa of the mwami se? army, would Nako she bishoboka. have been taken to the chief commander or Ariko gute how? ariko Elisha nawe yamubajije ikibazo gikomeye cyane. Elisha Muzi ko hari asked ibibazo her tuhura very nabyo mu buzima tukabura uko tubikora, Sometimes we'll face hard ngo challenges and we tukumenyekanishe say, ku mugaba w'ingabo, should we let you be known to the umenyekane ku commander of mwami the se, army, or be known to the king? umwami yari kumuhindura se, yari kumujyana iwe se? Will the king change her or? Mana yanjye, sasa wowe niba bari kukumenyekanisha basi ku mukuru wa RIB basi wari kubwira ngo RIB yose yaje iwanjye, RIB yose iri iwanjye, ariko ngo mugore arahagarara arababwira ngo ndi mubacu. And the woman stood firm and said, I belong to my own Abawe people. urabafite se? Ushobora kwiratira abantu ko wicare mu bawe, cyangwa uravuga mana barimbure bagende nibere ku mugaba w'ingabo nje kwicarira ku mwami abangaba pyu bagende. Let them go so that I can go and dwell among the king's palace. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kugira ngo kakize kinjiri wawe, For salvation to enter in your home, you have to sit among them. kumenya by'iwawe, You have to know your people. mukarirana nabo, Cry with them. mukasonza nabo, niba First with them. batasenga kuko hari mu mama wambiraka ngo ibintu ukunda kwigisha hariya ngo umugabo agomba kuba hari n'abana bakazaho. Oya, ni wowe uzi, wowe bafate ubasengere. There's a woman who has told me the things you teach us to do, you need support of your husband. Ejo and Kristo children. yaduhaye buhamya kuntu amasengesho niyo afasha nako tushaka sasa kubabira bari abagore bo muri Bibiliya, mureke sasa tusubire kuri twenyine. Wowe ukora iki mu rugo rwawe? We shouldn't just focus on the women in the Bible, but let's focus on ourselves. What do you do in your home as a woman? Mugore aravuga ngo ndi mubacu, I dwell among my people. nicaye mu She bacu. said, I dwell among my people. She said, Nkunda cyane igisubizo cy'uyu mugore. I love this answer. of Elisha this nawe woman. Elisha yumiwe, donc yabuze icyo avuga, hanyuma atangira kubaza Gehazi ngo nta kindi kibazo umuziho se, nta kantu uzi kuri uyu mugore. Gehazi kujya alikuwa tsikulere, yarazi magambo yose arebera, aravuga ngo na mwana w'umuhungu afite kandi umugabo we ngo arashaje. Ariko ibyo nako tubivuga biri, ariko turashaka kwanza kumenya igisubizo cyawe nonaha. Bakubajije kwa kundi babajije uriya mugore, ese wabivuga neza ko wicaye mu bawe cyangwa wicaye mu bandi? If it were you were asked this question, would you mention what she said, that she knows her people? Do you know your people? Or you will answer accordingly to the Nicyo question? kibazo nshaka ko muri umugoroba tuyibaze, hanyuma tusenge. Turashaka kusenga. Let's ask ourselves and then pray. Nuba wumva ko abawe bakunaniye mu buzima, reka uyu munsi wongere ubagarure mbere y'Imana. If you think your people have been hard to handle, let's Niba pray wumva ko tonight so abawe that you can ubafitiye isoni handle nako them. ushobora kubereka ku bantu, If you are ukabona ko ashamed of your people, ababyeyi bawe nta kamaro bakufitiye, And you think your parents are ukumva ko useless, umugabo wawe nta kamaro and maybe akufitiye, your husband is ukumva ko useless, abana bawe ntabwo ushaka no kubona mu and maso, maybe your children you don't even want to see reka basi them, usengere bahandi bawe bareke basi. and maybe you want to pray for your aunties and leave them out. Haleluya. Amen. Uyu mugore aravuga ngo ndi mu bacu, And this woman said, I dwell among my undi own nawe people. aravuga ngo ugiye gutera gakondo y'Uwiteka, And another one said, how are you going to kandi uyu swallow the mushene mu kazi inheritance of ntako the Lord? bamuvuze izina.
And they never mentioned icyo this bari woman's bazi ko name. umugabo we yarashaje ariko nazina afite. What they mentioned Gehazi said, uriya wundi wa mbere her husband twasomye is old. nako bavuze niba yari yashatse niba yari ariko yababiye gusa ngo ndi munyamahoro muri umudugudu. The other woman said, I'm a peaceable and a faithful servant in reka muri aka this kanya wirebe tangira kureba eske city. uri Start to mu look at bawe yourself. Do you belong hari among icyo your ushobora people? kuhamya ku bawe Is there something you can witness hari among umutwaro the ufite people? buwi bawe Is there a burden you hari have icyo regarding your bakubaza ku bawe family? ukamenya n'icyo ushobora Is there gusubiza. something they can ask you about your family and you'll be able dufite to abakristo answer? benshi babaye nuza ako kantu reka kwanza nkasobanurira neza mbere yo kukavuga sibyo. hari kuntu dufite sasa abakristo nani amabeshi baba bitiki mu Kinyarwanda ibitiyo. dufite abakristo b'ibitiyo. muzikitiyo ikintu kikora ikitiyo urakora gucyo urahagarara muri position imeze gucyo ni wa ukajukunya pum bikagenda. hanyuma tukagira n'abandi bakristo bari abamfite sasa ni isuka iri abahingisha niki isuka. donc umukristo mwiza ni uwe igiye bayigishije ijambo ry'Imana uravuga ngo iyi ni ijyanje nasuka bafata gute igenda kuri oya bahinga imeze gute ukagenda iwawe ukagora. sasa tufite abakristo babatiyo n'ibitiyo gusa tufite barafata ijambo nabari igiwanje igingigi reka nje kurijukunya. kenshi ukunda kureba ibi tubabire turabigaho bari kubaka hano ndareba imbaraga bakoresha ku gitiyo bashira umucanga bashire gitaka muri bene n'imbaraga bakoresha ku gitiyo bashira gitaka muri hoho kuko hoho ni ndende bene ni ngufi ya ugatoya ukasanga gitiyo barakora gucyo kikagende ariko ijya muri bene barafata. sasa dufite abakristo b'ibitiyo bijukunya muri bene. niyo mpamvu hari kuntu tuvuga ngo tusenge wapi aya masengesho ni ya mama Konsili ni ya mama Bishop ni ya mama nuza mama Dorote n'ufite gicaniro cyo mu gitondo. aba bagore aya buriya by'abagore turabirambiwe. mufate iki cyumweru cyose turi mu cyumweru iki ni cy'abagabo iki ni cy'abajene ariko hari n'umuntu utarahakandagira kuko harakubira ngo iby'abajene birareba abajene afata byo muri hoho iby'abajene bakafata by'abapapa akajugunya muri bene ibi by'abapapa nako bindeba bakafata by'abamama sasa by'abagore nuko bameze kigenda hariya muri demo abantu tureke kuba bitiyo. turabakristo b'ibitiyo biraho turajukunya ariko muri iminsi reba niba uri mu bawe kuko kenshi abantu bakunda kwisobanura cyane. njyewe bankorera nabi ndeka kwibutse ikintu kimwe Imana nakwiza kubaza ko mbakukoreye iki kwisi nakwiza kubira ngo mugabo yakukubita cyangwa yakufata gucyo nako yakuguriye siperi nako Imana izakubaza ibyo wakoze kuko Yesu yavuze wenyine ngo nako banyita data nibo bazingira mu bami bw'Imana nako bishoboka. reba uko uhagaze reba uhagaze hehe urakora iki uri gitiyo se ujukunya hanze gusa. niba mugabo wanjye yari kuba hano yari kumva ibi ni by'umugabo ibyawe nako birakwinjiramo pe ibyawe nabo birakwinjiramo. muri gitube abantu bahinga neza ukashira ku maguru yawe ukumva niba tuvuze masengesho senga. niba ari cyumweru cy'abana ngwino mu bana abana batwigishije ko umwana w'ikirara hano umwana w'umukobwa aravuga arigisha arareba mu cyumweru cyawe cy'urubyiruko nge naganiriye n'abatsineja umwana arakubwira ngo ababyeyi nako tubabona muratubwira ngo tubaha ababyeyi turabubaha turabazi se turababonera hehe nako tubabona turavugana nabo iki aratubaza turavugana iki undi yatubajije ngo sasa papa atinya kunganiriza mama akatinya kunganiriza nanjye mbashaka ngo banganirize nanjye nkabatinya twese tukatinya mu rugo tukagumaho ni urumva abo bantu hanyuma wowe kumva ko nuko bimeze. Pastor Mutama yatwigishije hano kubera stress z'abagabo n'abahungu bacu ukasanga abahungu bacu arikumva batashaka nabo ari kuvuga ngo banze gushaka stress y'isi irabafatiranye
bakeneye amasengesho y'ababyeyi ariko ukanga gusenga uri mu mama nagusenga tugende tusenga ni byaba papa ukafata kitiyo ibingibi ni byaba pastor nibo batusengera aba nabo bafite ibibazo byabo n'ubu pastor Israel avuye gutare gukora ikizamini ubu ngubu ubenza kumuzamira kibazo cyawe urumva nawe bimeze gute ukamutura ubibazo byose ukumva ko niwe ugomba kugusengera n'ugurarira amajoro hanyuma wowe urakora iki mana yanjye ndashaka turavuga kugira ngo haleluya Yesu ashimwe cyane tubisubiyemo tube abakristo tuhinga gucyo tukakurura imbere yacu tube amasuka mu rugo rwacu tureke kuba bitiyo byahoho igitiyo cyahoho kijugunya kure gucyo pati nibura basi muri bene gitaka kigera hasi abakristo babitiyo turabarambiwe mureke tongere tugaruke Let's come back. Tube bagore mu ngo zacu. Be women in Murebe basheba bari kwica imiryango myinshi. Basheba bakinjire mu rugo. They have intruded. Babuze babasohora mu bipangu. Twabuze abantu basohora basheba. We have failed to chase them away from our homes. Muhungu akamara imyaka 40 atarashaka ukabona ko nibisanzwe. You find a guy afite stress araho nawe arashaka umuntu umufata mu mugongo kugira ngo bajane nawe. Yet they need someone to support them. Abakobwa bacu bafite stress nyinshi. Our young ladies have. Akonde shima Imana mu kireki icyumweru cya cy'urubyiruko twabonye babanuza basandrine nabandi turavuga ngo wow turacyafite ba Esther generation ya ba Esther iracyahari. Turashima Imana haleluya. Twabonye uriya Kevin uriya mwana w'imyaka 19 arakubira kuntu ashaka kuba mu basketeri mukuru turamushigikira. And we saw hallelujah. Talked about how mama mureke tongere tugaruke twicare mu bacu. Women, let's come back. Uyu mugore nako yashatse kumenyekana mbere y'umugaba w'ingabo. This woman did not want to mugore nako yashatse kumenyekana ku mwami. Mugore aravuga ngo ndi mu bacu. She said, I'm among my reka nawe uyu munsi hindure bitekerezo wumve ko wicaye mu bawe. And dwell among hallelujah. Utangi imbuto mu bawe. They start to sow kura basheba kura sohora sheba hanze sohora hariya sheba agende umute nyuma y'igipangu away out of your gates. hallelujah. Amen. Mureke muri aka kanya tusenge amen. Let's pray. Mureke tuhaguruke tukomere Imana cyamashi. Let's give a round of applause to God. Abana ba mama SP barahari. Mureke muhaguruke muze kuhagarara hano ku ruhande rwa mama yabavuze cyane turashaka kubabona uko mumeze turi guhaguruka kuko turashaka gusenga. Karibu abana ba mama SP muze hano mama arashaka kubabona muze umwe nabarahagera numwe waje. Wow. Come forward. Wow, no mana mwiza mama yatubiye ko muri abana beza turabakunda cyane kandi turakomeza kubasengera. Nakunze cyane umwana wigishije hano ufite imyaka 19 aravuga ngo murebe uko nambaye ngo ni mama wanyambitse. Wow, ndashima Imana ndavuga ngo mbeka mu mama mwiza yambitse umwana we neza kugira ngo aze guhagarara hano. Turabona haleluya. Hari n'abavandimwe Chantal nundi Toto na mama aha Mungu akubariki sana mama wangu ni rafiki yangu uli wundi Chantal ni uhe. Oh Imana igumugisha mama Imana igumugisha amen. Turashima Imana cyane reka twese tuhaguruke hanyuma tusenge haleluya. Sinzi sheba ukuhagaze mu gipangu. I don't know the Sheba who's in your sinzi ikikuhangayishije. I don't know what is troubling you. Sinzi igituma ufite bitekerezo bihungabanye. I don't know why you have troubled. Sinzi mamvu wabaye kitiyo usunika mu bandi gusa. I don't know why you've been digging. Ariko turashaka ko uyu munsi tongere tugarure ibyacu byose. Tongere tugarure garura bya bindi byose wumve ko wicaye mu bawe. Wishimire abana bawe, wishimire rugo rwawe, wishimire mugabo wawe, wishimire itorero ryawe, wishimire igihugu cyawe. Rejoice in your country. Hallelujah. Amen.
twige kuvuga imvugo y'uriya mugore nge yarantangaje cyane. Aravuga ngo iyi ni gakondo y'Uwiteka, nagushobora kurimbura, nagushobora, nta n'uburenganzira ufite bwo gukandagira hano. Hari ibyo tugomba guhagarika bigasohokera hariya. Hari abanzi batwinjiriye mu miryango bakaturimburira ibyacu. Hari umuntu wegeze mu muryango wawe ukamenya ko uyu muntu ni umuntu mwiza, ariko akagusohokana n'ibyawe byose. There are some people we did let in our homes, we thought they were good. Hallelujah. But we took everything. Mureke tuba amaso bavandimwe. Let's be watchful. Mureke kanya ndashaka ko Imana ikufashe, turashaka gusenga Imana itukureho ibitekerezo bihungabanye byose. He will take away all the troubled minds. Umenye abawe. Get to know your people. Reka usengera abana bawe, Pray for your children. sengera mugabo wawe, Pray for your sengera husband. buzima bwawe. Pray for your Niba life. udafite icyo usengera, senga gusa Mana ume bitekerezo bitahungabanye, ume bitekerezo bizima. Mureke twese tuzamura amajwi yacu tusenga. Mana uri mwiza, uri Imana ikomeye data, uri Imana ishobora byose mwami w'abami. Turagushima kuko uri Imana ikomeye, turagushima data kuko uyu mwanya mwiza ni wowe tufite mwami. Tudakufite data ntacyo twakora, tudakufite mwami naho twahagarara mwami. Hari byinshi byaturangaje mwami, tukinjiza abanzi mu ngo zacu. Hari ibyo twafungiriye marembo data, hari ibyatumye mwami turangara mu buryo bwose, ariko uyu munsi turakwinginga udufashe data. Tabara abana bawe data, tabara itorero mwami. Ni wowe gusa, ni wowe tukeneye, ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana ishobora byose, ni wowe data. Uyu munsi turakukeneye, utugenderere mwami w'abami, utukureho uburangare bwose mwami. Tumenye ko twicara mu bacu, turi mu bacu mwami w'abami. Utuhe bitekerezo bituje byo kumenya ko twicaye mu bacu mwami, tukamenya abo turi bo, tukamenya icyo turi cyo mwami. Mana yo mu ijuru, ni wowe tukeneye, ni wowe tukeneye data, udufashe. Ni wowe tukeneye mwami, ni wowe tukeneye data. Utuwe kuba abakristo batuje, tube abantu batuje mu ngo zacu. Uturinde guhungabana, uturinde mwami kugira bitekerezo bihungabanya mwami. Uturinde kibi cyose Yesu. Oh haleluya, uri mwiza mwami, urakomeye data mwiza. Tusabye abana bacu ubahe bitekerezo bizima, bamenye ko bari wabo data mwiza. Abana benshi bavuye mu miryango, abagabo bavamo, abagore bavamo data, ariko turakukeneye wowe. Oh haleluya, Yesu we, Yesu urakomeye, Yesu urakomeye, Yesu urigitangaza, Yesu ugira neza. Yesu wanje utuhe mwami guhagarara mwami, tukamenya stress y'abagabo, tukamenya stress y'abana bacu bagendana nayo, tukamenya stress y'abahungu bacu, abakobwa bacu mwami, tukamenya biri wacu mwami. Tabara mwami, tutabara bamama, uturinde burangare, uturinde ihungabana ryose, uturinde mishiha mwami. Oh haleluya, Yesu we, Yesu urakomeye, Yesu urigitangaza, Yesu ugira neza. Uri amahoro yacu, uri munezero wacu data, urakakiza kacu Yesu. Tumenye icyo turi cyo data. Turinde mwami kibi cyose data, turinde kituhungabanije cyose mwami. Oh haleluya, Yesu we, Yesu ngwino tutabare mwami. Tabara itorero ryawe data, tutabara abamama Yesu. Utuwe kuba maso, utuwe kwimenya mwami, utuwe kumenya uko tuhagaze Mana aho turi. Tuba abantu mwami b'abanyamahoro, utuha amahoro yo mu mutima, utuambike mwambaro w'amahoro mwami. Tuba abagore batuje mu ngo zacu. Oh haleluya, Yesu uri mwiza mwami w'abantu. Abasheba batwinjiriye bici byacu mwami, abasheba bingiye hirya no hino turabareka mwami kubera guhungabana. Abasheba batwinjiriye mwami Yesu, uyu munsi turi imbere yawe. Isheba bose mwami baje guhungabanije umutekano wo mu rugo rwanjye, ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Data tubabarire mwami, hari imiryango myinshi twagiye tufungura tukarekura mwami. Basheba bakinjira uko bashaka, tukabacecekera bakakora ibyo bashaka, ariko muri umugoroba data ni wowe tukeneye mwami. Oh haleluya, tu es notre Dieu, tu es notre Père Papa. Fais-nous voir ta gloire Yahweh,
touche nous mon papa. Yesu ni wowe tukeneye. Harabashaba mwami binjiye mu miryango bakicara mu data. Harabashaba mwami bahungabanije bishi mwami. Harabashaba data batumye tutakisenga uko tukwiriye. Harabashaba mwami batwaye munezero mu ngo zacu. Ariko uyu munsi mwami fungura amaso yacu, fungura amaso yacu. Uyu mugore yamenye ko Sheba ariwe. Uyu mugore yafashe icyemezo cyo gusohorana na Sheba. Yesu we Yesu utuwe mwami kumenya ibicaye wacu. Utuwe mwami kusobanukwe mwami. Utuwe mwami kusobanukwe ibiri wacu mwami. Utuwe mwami kumenya ibyo twicayeho. Utuwe mwami kumenya ibyo abana bacu bicayeho. Utuwe mwami kumenya ibyo abana bacu abagabo bacu bicayeho. Utuhe mwami kusobanukwe mwami kuko uri Imana yacu Yesu. Oh haleluya, uri mwiza mwami urakomeye. Reka mwamugire icyo ukora muri umugoroba. Kora ku mitima yacu, kora ku mitima yacu data. Oh haleluya, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es le seul Dieu que nous avons. Que la gloire te soit rendue mon papa. Ni wowe tukeneye, ni wowe tukeneye data. Ubana natwe mwami, ni wowe tukeneye data. Utufashe mwami w'abami, ubwoko bwawe data tubugotesheje amaraso yawe. Utuhe ubwenge mwami. Umumama uri hano umuhe ubwenge, umupapa uri hano data umuhe ubwenge, umukobwa uri hano mwami umuhe ubwenge, umusore uri hano data umushoboze mwami kuko ni wowe utushoboza muri byose. Ni wowe utuha imbaraga, ni wowe ujyana natwe, ni wowe data utwigisha byinshi. Oh haleluya, data uturinde uburangare bwose mwami. Uturinde kusunika ibyacu hanze. Uturinde mwami w'abami. Gloire et louange à toi. Merci Yahweh parce que tu es là. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci mon papa parce que tu es là papa. Gloire et louange à toi Père. Laisse que la gloire te revienne mon Dieu mon roi. Yesu ni wowe gusa mwami. Ni wowe data. Ni wowe uturinda. Ni wowe ushoboza byose mwami. Turashima izina ryawe ryera kuko ni wowe data. Oh haleluya, haleluya. Utuwe umutima w'ubwenge mwami. Utuwe kumenya ibiri wacu. Utuwe kumenya mwami abatwinjiriye mu rugo. Utuwe kumenya binjiye mwami w'abami. Utuwe kumenya ibigenda mu bana bacu. Utuwe kumenya mwami bitubuza amahoro. Utuwe kumenya mwami uturinde mwami burangare bose. Utuwe kutuza muri wowe tukamenya no kuvuga no kusobanura mwami kuko uyu mugore yasobanuye mwami ibibazo by'iwabo akamenya ko hari gakondo y'Uwiteka. Reka mwami tumenye ko turi gakondo yawe, tukamenya mwami origine yacu kugira ngo mwami tuhagarare neza mu kuri kwawe. Turashima izina ryawe data. Urakoze kuba uyu mwanya mwiza tugiye gutandukana mwami w'abami. Turinde hirya no hino, utugirire neza Mana. Utuwe moyen de transport, utushoboze kandi ejo tuboneke mwami. Tusabye n'umukozi wawe mwami uzaze ejo data umugirire neza Mana. Tukeneye irindi jambo risha, tukeneye mwami kumva kusobanukirwa mwami, tukeneye kubona mwami. Utufungura amatwi yo mu mwuka tumve data, utufungura amaso mwami turebe tumenye icyo tugomba gukora. Tumenye basheba batwinjiriye mu ngo zacu, tumenye ibiwacu mwami, tumenye n'icyo tugomba gusobanura mwami kuko uri Imana ishobora byose. Mwuka wera tuyobore, mwuka wera tufashe, mwuka wera ngwino utwinjije hariya hahandi hakwiriye, hahandi tutazi papa. Nous voulons connaître, nous voulons voir la lumière, nous voulons voir la lumière papa. Il y a des situations là difficiles qu'on ne comprend pas, mais nous avons besoin de toi Yahweh. Oh haleluya, urakoze mwami. Utuhana umugisha twese mwami. Ejo tufite amaterano y'igicaniro, utushoboze mwami kugira ngo tuzakiri kare n'abazana umugoroba nabo mwami ubagirire neza Mana. Utuhana umugisha w'umugisha abashumba bacu data ubagirire neza Mana yo mu ijuru kuko
kuko niwe Mana wabatuhaye n'umugisha. Reka bose bakubone mu miryango yabo, abana babo Mwami baha umugisha, n'ubukwe bwo kwa gatandatu Mwami tubusabiye umugisha. Mana kwa Pastor bagirire neza, bakubone Mwami ibyo bakeneye babibone Data mwiza. Ikirere cyose Mwami tukyaturiye umugisha, kuko uri Imana ikomeye. Igihugu cyose tukigotesheje amaraso yawe, abana bacu b'abahungu tubagotesheje amaraso yawe, abakobwa bacu Mwami tubagotesheje amaraso yawe. Ubwoko bwawe Data tukubone, imihanda yose Mwami tuyigotesheje amaraso yawe, ikirere cyose Kristo tukigotesheje amaraso. Reka wowe Mana utegeke Mwami hose Mwami kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Tugukomeye amashishimwe Data, kuko uri Imana isumba byose. Ni mu izina rya Yesu tusenze twizeye, amen amen. Imana ibahe umugisha.